Yes, nkuko mubyumva inshuti zacu za Sirius TV, hano turi kumwe n'umugabo rwose mu gisate twahariye siporo. Uyu mugabo rwose bamwita Archevine muri aho. Amakuru ni amahoro. Suza abantu bakurikiye Sirius TV bapepere. Abakunzi ba Sirius TV turabashubije mwese, twizera ko muryohewe kandi mumeze neza muri ibihe turimo twese byo kuba turimo gusibura igikombe. Mu gisate twahariye siporo rero, uyu ni umutumirwa ugiye kubara natwe. Archevine rero akaba amenyereye siporo yaba ya hano mu Rwanda, i Burayi ndetse no hirya no hino. Si football gusa, nkeka ko na basket ndetse na volleyball n'ikimenyimenya ni n'umusportif cyane. Hari undi mu busanzwe gukina wowe mukino Nyina football cyangwa waba ari wowe bita ngo bakina he, ubundi ukina kuri kangahe nawe wakina he? football yewe ndi umuhinga buriya mwanya wanjye mu kibuga ni karindwi. Okay. None rero sasa Arsenal yawe muri no misiri mu bihe byiza? Nibyo koko Arsenal iri mu bihe byiza kuko ni ibintu byo kuvuga kandi umuntu noneho yemye anicaye kuko kugeza ubu umufana wese wa Man U niwe ni kuvuga ngo amaze imyaka 15 agatwara igikombe. Arsenal yarabikoze mu gihe twadutegereje iragitwaye, dore ko twari tumaze n'igihe kinini dufite poroje yo kuba ibi bintu dukoze uyu mwaka twabikoze igihe kinini cyane twaragaragaye. Wowe ngo na Real Madrid ngo na Arsenal ngo ni amakipe yawe rwose ku mutima forever. Arsenal urize imbere cyane. Kamembo ni Visit Rwanda. Okay. Aho ngaho kabisa ndabona aho ngaho handitse Visit Rwanda vraiment. Ni Visit Rwanda. Nibyo rwose Visit Rwanda. So, none ryari watangiye gufana Arsenal? Mu wuhe mwaka? Wari ufite imyaka ingahe? Watangiye kumva ryari Arsenal muri makeya? Arsenal nayikunze 2006. Icyo gihe yari gukina umukino wa Zirige. Nibwo natangiye gukunda Arsenal kuko kuva icyo gihe nari narabona Arsenal itwara igikombe. Kuko n'icyo gihe Arsenal yatwaye igikombe 2002 na 2004, ariko ngiye ntabwo nigeze mbona, sibyo kubisoma ntabwo nigeze mbibona n'amaso yanjye. Watari kwifana muri 2006 na gatandatu mwaka. Nabaye bakinnyi icyo gihe bari barimo bari special cyane kurusha kuko wana neza. Icyo gihe njya nibuka ko buri gikombe buri Azirige cya Barcelona yatwaye cyagombaga kuba icya Arsenal. Nago nishimiye buriya n'imisifuri, buriya imisifurire irakonta kugeza icyo gihe n'ubu ngubu. Kandi icyo gihe Wenger we yari yarapanze avuga ati niba ntwaye igikombe cya shampiyona buri na kane mfite kuba nafata bano orari kimo seriali ba Evra Patrick Evra barabakinnyi bakomeye cyane. None seriali yarakomeye cyane. Bakarisa yaragikinamo n'uyu nguyu Arteta ubona umutoza wacu yawe yakinagamo. Yawe ari mu cyageze cya ariko seriali yaragikina na Fabregas nibwo yari arimo cyangwa Fabregas yarataraza. Fabregas yari ariko ntago yari ari mu kibuga icyo gihe kuko Fabregas yatangiye gushaninga 2008 seriali akomeza kuzamuka. Kuko ndibuka ko ikipe yaje kugira gutya bano iyo generation nuza Thierry bamaze kugenda, niho hasigaye ba Fabregas bafashe ikipe. Icyo gihe ndibuka ko umukino twakinye bwa mbere twari ibitego mu Man U yaradutsinze ibitego 8. Man U yatsinze 8. Icyo gihe hari kangahe Man U itsinda risana ibitego 8? Hari mu za 2011. Mu bihe bya Arsenal Thierry Henry na Patrick Vieira nabaye bakinnyi noneho wumvaga bari bafite competition mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa icyo bita ngo London Derby derby yabaga ryari. Icyo gihe ndibuka ko bano ubundi waravuga ngo urabona abantu bari babaga bafite ishyaka ku ruhande rwa Man
bya Arsenal gusa ariko na Man U urabona ko twe duhanganye n'amakipe akomeye. Man U yari ikomeye, Liverpool yari ikomeye, na Chelsea yari ibaye aho ngaho, za Tottenham, ariko no wagira kuri Man U Leicester City cyangwa nayo yaje juju. Leicester City yaje nyuma kuko yaje ivuye mu cyiciro cya kabiri itinatwara igikombe. Ndakeka ariyo kariyeri ya Arsene Wenger yahise yamutwara icyo gira gikombe nacyo Leicester City yatwaye turi kubi cya Arsene Wenger ko yararangaye habaye kuranga kumva ngo kame mu kipe ivuye mu cyiciro cya kabiri kazi kadutwara na champion. Byari ibintu bitangaje kuko andi makipe yari yarasigaye izo za Man U zari ziri hasi, Liverpool nuko, Man City nuko, turarangara nyine igikombe. Ndakeka hari niba nibuka neza yari amakipe twari dufite harimo ikinyuranyo cy'amanota nk'abiri kugira ngo igikombe kigende niba atari rimwe. Arshavini rero muri izi studio ntago ari wenyine, twaba dufite n'undi mutumirwa ku ruhande, akaba ari umufana wa Man City cyane byakomeye, ndetse n'umufana rwose ukaba n'umuntu w'umusesenguzi mu bijyanye na football. Hari n'Intwari Jerome, nawe tuguhaye ikaze. ibibazo byinshi buriya ariko n'ibyo bibazo nyine Arsenal kirahise kurusha profita inzara yari ifite utabona igikombe kandi umara kuri sharite y'abafana ndavuga ati nta mpamvu tudatwara kino gikombe. Rero ku rundi ruhande nyine nk'abafana nta kibazo tuba tunafite buriya iyo wabyaye nta nubwo wakwifuza ko umuturanyi watabyara kandi uriye bitunze umuturanyi wawe ashonje ntabwo buri wese iri burarebe yamuteza n'ibisabo uriya niyo mpamvu nta mutima mubi twizera ko ibintu byanze bishobora no gukunda bise zikurikiyeho. So utangiye ikiganiro rero sasa harya wakwita ngo cy'umusaza Arshavini uriya rero mubona niko umusaza we ngo wakwita ngo kikwere aba ngo ni abanalisite mu bijyanye na siporo. Uriya wambaye umupira w'umweru muri kubona kuri kamera ni umufana wa Arsenal byahamye na Real Madrid. Uriya nawe mubona kabisa ni muri umuntu wa Nyamabondo, ku bantu bazi Nyamabondo kabisa uyu ni petit frere we twamuzanye nawe urabona ko ikintu bita imere yagiye ariko siko kora Arsenal kuko yatsinda Paris Saint-Germain kuko ubibona navuga ko impamvu imota turacyakota na kiriya gikombe turagitwara nacyo. Rero iyi Rwanda yarangiye ko twagize n'ibikombe simbona gutakaza ligue twa Premier League. Njyewe ntabwo tubibona niyo mpamvu abafana ba Arsenal ikintu buriya bahuye gisa nkaho gishobora no kuba imbogamizi ni uko buriya Arteta avuye kuri pressure. Cyambere arabizi neza ko adatwaye Champions League nta muntu uzamuterana kuko Premier League ejo yamaze kwifata. Urumva ako kantu motivation ariko bikaza no kuba ikibazo ku mutoza. Umutoza ugiye guhura na equipe nka Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ifite motivation y'uko ifite Champions League y'umwaka ushize. Kandi Paris Saint-Germain buriya ikintu gifite irusha andi makipe ni ekipe ikomeye idafite umukinnyi wabaka ari umusitari kandi umukinnyi wese ubona ko ari capable yo gutsinda bitandukanye na Arsenal. Nkabona ko rero Arsenal ifite umukoro utayoroheye nubwo wenda bishobora no gukunda ariko ni ibintu biraza bizakunda ntibishobora kuzakunda oya nta kibazo ni ukuvuga ngo iyo turi kugira nk'ibi biragoye uri umufana ubona nk'umufana ariko nanjye nk'umuntu ubirebera ku ruhande nta n'imwe mfana ariko nkaba mbona ko abakobwa utaza korohera Arsenal nubwo bishobora gukunda ariko bikabatwara imbaraga zitoroshye cyane. Iyo ufana amaze kuyimenya
kimara kuba wambaye kino kirango kipi inyuma nayo none mu kibaho se uyu yego mu kibaho aka kanya ushobora no guhura no mu muhanda akaguga kuko igisho nayo n'uyu kandi duhanganye nta n'undi muntu twahanganye usibye uyu nguyu iyo twakina wa nyuma n'umwe nta n'umwe uvuga nibyo Arsenal buriya nyine imisoro yayo kandi buriya na motivasiyo abambona ko buriya nk'abantu na Arsenal ariko nabo barabibona bigize gutya bakora ntekereza ko Arsenal yaba brand kandi ifite abakunzi benshi ntekereza ko nyuma wenda abantu ifite abantu benshi mbere y'amani niko biri inyarugenge oya turi gufata dufate muri Afurika buriya nyine mu Rwanda hazahinduka isura kubera ko bivisite Rwanda n'umuntu wese udafite ahantu henshi ubu Arsenal iri ku isonga umwana wonka n'ibyote n'uko amagambo ese uvuga ko ari style ya Visit Rwanda ariko nubwo abari na Visit Rwanda bro u Rwanda rurayoboye mu bijyanye n'ibintu byose isi irarema nta kintu na kimwe twavuga ewana aho ugeze mu munyarwanda turakotana paka kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa 90 n'umunani bakabariza babwije ku munota w'ijana bari bagiye kubirya ari minota ijana ariko mwarabibonye wowe ntabwo mwatwifuza ngo ibyiza ariko twarakoze kugeza ku munota wa nyuma rero muvandimwe kubizi ko ari kurenza na n'isaha utaki noneho se zizindi kuzigira umwanya ndarahira ko City itazongera gutwara igikombe cya shampiyona wabeshye kuvuga ngo ikipe izatwara igikombe nk'uko nyine baragaragara Arsenal ariko niyo byamagana iso nta kipe itatwara igikombe biterwa n'imitegurire ya ekipe n'ibihari kugira ngo nyine byagoye Arsenal nabwo urabibona ariko mu myaka 20 se ntibikunze ni ibintu bishoboka rwose nubwo wenda twagize ibibazo byakwitwa nk'aho ari umurembe kumva rero nawe yagize ikibazo mu bikombe byose yatwaye agera aho asa nk'umuntu nyine wirengagiye bitaze urumva kuko Arsenal n'umuntu nka ekipa nayo yari ifite inyota y'icyo gikombe ntabwo ari kubitera umugongo buriya amahirwe mwagize nuko mwahuye na Liverpool nayo ifite ibibazo iyo mutaza gutwara kino gikombe mwarimo ibibazo ariko muhuye n'ibibazo mwari kuzagenda ekipa ari kuzagenda isenya ibitego byo gutwara igikombe bisobanuye ibintu byinshi Arsenal ni ekipa imaze imyaka 20 gutwara igikombe icya mbere igiye kunguka abafana benshi igiye kunguka abaterankunga benshi urumva nubwo isanzwe bafite ariko urumva ekipe nyine igize icyo cyizere cyo gukomeka kandi Arsenal igira ikintu cyo gukundwa n'abantu bari muri high class abantu nyine basaba basimbuka benshi nacyo kintu ureba Arsenal irusha abantu benshi ekipe itageze itwara igikombe mu myaka 20 ishize cya shampiyona ariko ekipe yagiye ikomeza kuba ifite abantu bakomeye abaterankunga bayizera ibyo rero bikaduha ko noneho niba bigiye gutwara igikombe igiye kugira izindi mbaraga wamenya impamvu Arsenal yamaze imyaka 20 itwara igikombe ntabwo tuyizi nuko ari yose cyangwa yarigeze Arsenal Wenger ati projet tugiye gukora mbere yo kuwenga aza gusiga ugomba gusiga emerezi twubaka stade kandi kabaye mu mutungo wacu nta mufana twatsa amafaranga nta muterankunga twebwe tuzaba muri Nigeria Arsenal yaragendaga Wenger ni umukino wa miliyoni 20 cyangwa 15 akamusha uyo yari promoter ejo zabo promoter kuko tugiye kubaka stade ibi yacu tugiye twubakira no kuyaha Arteta yageze ibyo nyuma ya Arteta rero Frank ati none ugeze ubu twahaje tugaruka ku ruhando mpuzamahanga dutwara ibikombe niyo reka tujye kureba United yaraje atangagura abakinnyi barimo bamenya Ozil yasizwe na Arteta Bemia na Kontona ayuza asengera none United yaraza abakinnyi bakabago emuzi bandi basisiro bari